Turagusuhuje ari nako tuguha ikaze ku makuru ya M247 TV. Turagushimiye wowe wasoje gukora subscribe kuri M247 TV, ari nako nawe utarakora subscribe tukubwira ngo umwanya mwiza wo kuyikora n'uyu nguyu. Nanone kandi na makuru agezweho tuba tugarutse kukugezaho, ariko reka tubanze tukubwire ngo wowe utarakora subscribe fata amasegonda 3 ukande kuri subscribe, amakuru yacu agisohoka uzaje uyabona ako kanya. Amakuru tugiye kukugezaho aka kanya na amakuru yo mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara, aho habaye impanuka ikomeye cyane, ndetse iyi mpanuka akaba ari yikamye yo mu bwoko bwa howo yaje kurenga umuhanda ikagonga inzu yari irimo abana bagahita bitaba Imana, nkuko ndetse iyi nkuru yaje kwemezwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo ubwo yaje kubiduhamiriza kuko iyi mpanuka yabaye ndetse ikaba mu masaha ya mbere ya saa sita yo kuri uyu wa 22 Ugushyingo 2025, ndetse imodoka yari irimo abana ndetse na mama wabo ikaza guhita ihitana abana, ndetse kuri ubu ngubu abakomeretse bagahita bajyanwa ku bitaro. Mu murenge wa Gikonko akarere ka Gisagara habereye impanuka ikomeye, aho yabaye mu masaha ya mbere ya saa sita yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 22 Ugushyingo 2025, ubwo imodoka yo mu bwoko bwa howo yari itwaye umucanga yarengaga umuhanda igahita isatira inzu y'umuturage ndetse ikayigonga, ari nako yaje guhita ihitana abana bari muri iyi nzu. Iyi nzu kandi yarimo umubyeyi n'abana be 4, aho aba bana 2 b'abakobwa harimo uwari ufite imyaka 11 ndetse na murumuna wari ufite imyaka 6 bahise bitaba Imana, mu gihe abandi bahise bajyanwa kwa muganga nyuma yuko bakomeretse bikomije. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri uyu mudugudu wa Gasagara, akagari ka Gasagara, ndetse akaba ari mu karere ka Gisagara, bavuga ko impanuka yabaye mu rukerera, aho imodoka yaje guta icyerekezo cy'umuhanda ikaza igasekura inzu, ndetse iyi nzu igahita igwira aba bana 2 bagahita bitaba Imana muri 4 bari muri iyi nzu ndetse na mama wabo. Aya makuru kandi yaje kwemezwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, uyu nguyu akaba ari CIP Kamanzi Hassan, aho yaje kwemeza iby'iyi mpanuka, ndetse avuga ko polisi yahise ihagera, abagize ibikomere cyangwa se abakomeretse bagahita bihutanwa kujyanwa kwa muganga kugira ngo bahabwe ubutabazi bw'ibanze, naho abasize ubuzima cyangwa se abapfuye imirambo yabo yaje kujyanwa mu bitaro kugira ngo isuzumwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yaje kongeraho ko umushoferi yahise atabwa muri yombi, ndetse kuri ubu ngubu agikurikiranwa, mu gihe nanone abakomeretse bikomeye bahise bihutanwa kujyanwa kwa muganga. CIP Kamanzi kandi yavuze ko iperereza ryatangiye, ariko ibimenyetso bya mbere bigaragaza ko impanuka ishobora kuba yatewe n'imiyoborere mibi y'umushoferi, akaba ari nabyo bishobora kuba byateye iyi mpanuka yaje guhitana abana 2, umwe w'imyaka 11 ndetse n'undi w'imyaka 6 bo mu karere ka Gisagara. Polisi y'u Rwanda yaboneyeho kwihanganisha umuryango wabuze ababo, ndetse inawizeza ubufasha bwose bukenewe muri iki gihe cy'akababaro, ndetse inayihanganisha umuryango wose ndetse n'abaturage muri rusange bagizweho ingaruka n'iyi mpanuka, ndetse cyane cyane by'umwihariko umuryango wagize ibyago ugatakaza abana 2. Imodoka zo mu bwoko bwa howo ni imodoka zakunze kugarukaho cyane cyangwa se gushyirwa mu majwi yuko zikunda guteza impanuka zikomeye cyane mu muhanda, bitewe n'ibibazo byo kubura feri cyangwa se bitewe n'uko abaturage bagiye bagaragaza ko izi modoka feri zazo ari ikibazo, ndetse ko impanuka zazo usanga ziba zikomeye cyane cyangwa se zihitana abantu benshi. Ariko nanone mu minsi yashize nibwo umuvugizi wa polisi, uyu nguyu akaba ari SP Rutikanga Boniface, yaje kuvuga ko impanuka za howo cyangwa se impanuka ziterwa n'imodoka za howo ari nkeya ugereranyije n'impanuka ziba mu muhanda cyangwa se ugereranyije n'impanuka ziba mu Rwanda ku mwaka. Umuvugizi wa polisi y'igihugu SP Rutikanga Boniface yaje kumara impungenge cyangwa se yaje no kumara amatsiko abatekereza ko imodoka zitwara imizigo zo mu bwoko bwa howo zaba arizo ziteza impanuka cyane mu gihugu. Avuga ko nta n'ikibazo cya tekinike zifite nk'uko abantu benshi bakunze kubivuga, cyangwa se nk'uko abantu benshi bakunze kuzishyira mu majwi ko izi modoka ari ikibazo cyane cyane ku mutekano wo mu muhanda. ACP Rutikanga yashimangiye ko izi modoka atarizo za mbere ziteza impanuka, ngo kuko zitarenza 2% by'impanuka zibaho mu gihugu, cyane cyane mu mpanuka ziba mu mwaka mu Rwanda.
Ibi ngibi yaje kubigarukaho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, aho ari itangazamakuru rikorera mu ntara y'Amajyepfo n'ubundi habereye iyi mpanuka, ndetse ikiganiro cyabereye mu karere ka Kamonyi cyakurikiye gahunda y'ubukangurambaga bwiswe turindane cyangwa se tugereyo amahoro. Muri iki kiganiro kandi abanyamakuru batandukanye bagaragaje ko hari abaturage bakunze kwinubira impanuka cyangwa se bakunze kwinubira izi modoka za hoho, aho binubiraga impanuka zikorwa n'amakamyo ya hoho bagakeka ko zaba zikoze nabi cyangwa se ari nayo mpamvu yaba ituma izi modoka zikora impanuka, ndetse abenshi bavuga ko bakora impanuka cyangwa se impanuka nyinshi ziterwa n'imodoka za hoho. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko ikibazo cya hoho atari cyangwa se atari icyo kibazo cya mbere ku mpanuka zo mu Rwanda, aho yaje kuvuga ko ikibazo atari imodoka za hoho, ahubwo ko nawe atangazwa no kubona buri mpanuka ya hoho ihita ivugwa cyane kurusha izindi mpanuka zakozwe n'izindi modoka cyangwa se zakozwe n'ibindi binyabiziga bitandukanye, kandi nyamara hoho zikora impanuka nkeya. Uyu muvugizi wa polisi yaje kugira ati izi modoka za hoho ntabwo arizo zonyine zigwa mu gihugu, nta nubwo arizo zikora impanuka cyane, kuko impanuka zazo zikora mu gihugu usanga zitageze no kuri 2%. ACP Rutikanga kandi yavuze ko impanuka za hoho cyangwa se imodoka za hoho ziri mu modoka zigezweho ndetse zagakwiye kuba zinizewe cyane mu muhanda kuko zirimo mudasobwa, ndetse aje gushimangira cyangwa se avuga ko ibi ngibi bishimangirwa n'ubuhanga izi modoka za hoho zikoranye, ndetse yaje gushimangira ko izi modoka nta kibazo cya tekinike zifite ndetse ko zikoze neza cyane. Yaje kongeraho agira ati ziriya modoka abahanga bavuga ko zubatse neza, zifite ikoranabuhanga ryiza ndetse ziberanye na tere yacu cyangwa se ziberanye n'imihanda ndetse n'imiterere y'igihugu cyacu, kandi nanone ikindi zirikorera kandi nta kibazo cy'umwihariko zifite. Ntabwo ndi umuvugizi w'iyi sosiyete, ariko muzashake umuntu uzi iby'imodoka ababwire uburyo hoho yubatse. Ni imwe mu modoka zibashije imihanda yacu, igisigaye ni ukumenya abazitwara ndetse no kumenya ngo zifite ikoranabuhanga rimeze rite. Ese ndarizi? Ibyo byose ni ibyo kubanza kurebwaho, ariko nabahamiriza ko imodoka za hoho kugeza ubu ngubu mu mboni zacu cyangwa se mu byo turebaho ntabwo zifite ikibazo, ndetse kuri ubu ngubu ni imodoka zikoze neza cyane. ACP Rutikanga yaje kugaragaza ko hakenewe no guhugura abashoferi batwara imodoka za hoho, ndetse hakarebwa niba bafite ubumenyi bukwiye kuko kugira ngo babone gutwara izi modoka. Nanone yaje gukomeza agira ati igikwiye kurebwa ubu ngubu, ese ibinyabiziga biza uyu munsi abantu cyangwa se abashoferi bacu nibyo baba barigiyeho cyangwa se nibyo baba barize gutwara cyangwa se yigira ku bindi binyabiziga. Ikindi nanone ni ukureba uruhushya rwo gutwara imodoka rwa se, yajya kubona akazi akabona akazi kuri hoho atarigeze ayigiraho. Iyo hadafashwe umwanya ngo ayimenye nibyo biteza ibibazo. Nyamara urebye ugasanga benshi bishyira mu majwi ko izi modoka za hoho arizo zifite ikibazo, nyamara urebye wasanga rimwe na rimwe dukwiye no kureba ku bashoferi batwara izi modoka. ACP Rutikanga kandi yagaragaje ko imodoka za hoho zisanzwe zifashishwa ahubakwa imihanda ndetse n'ingomero z'amashanyarazi, kandi ho zikora neza. Akavuga ko ibi ngibi byafata igihe cyangwa se bizatwara igihe cyo kwigisha abazikoresha ndetse n'imikorere yazo, ibirometero zigomba kuba zagenda, ibiro zitagomba kurenza, ndetse n'andi mabwiriza ngombwa agomba gukurikizwa kugira ngo imodoka cyangwa se kugira ngo izi modoka zo mu bwoko za hoho zitwarwe neza ndetse amategeko n'amabwiriza bikurikizwe. Rutikanga kandi yakomeje avuga ko polisi izakomeza kwigisha kugira ngo impanuka zirusheho kugabanuka, ariko nanone yaje gushimangira ko impanuka zikorwa na hoho ari nkeya ugereranyije n'izindi modoka ziri mu gice cy'ubwikorezi mu gihugu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga yasoje atangaza ko mu mezi 3 aheruka mu ntara y'Amajyepfo habaye impanuka zo mu muhanda zikomeye cyangwa se impanuka usanga ziri mu bwoko cyangwa se ziri mu rwego rwo hejuru zikomeye zigera kuri 65 ndetse aho zaje guhitana abaturage bagera kuri 53, ndetse n'ubu ngubu hakaba haje kwiyongeraho iyi mpanuka ihitanye abana babiri bari mu kigero cy'imyaka 11 undi ari mu kigero cy'imyaka 6 nk'uko byaje kwemezwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo.
Nyuma yo kumara impungenge ko imodoka za Howo nta kibazo zifite, abaturage bamwe bagaragaje ko ubwo ikibazo gifite abashoferi, ndetse baza kugaragaza ko abenshi batwara izi modoka mu bashoferi usanga abenshi baba banyweye inzoga cyangwa se bakanazitwara basinze, ari nabyo bituma izi modoka zikora impanuka nyinshi, ndetse ugasanga n'impanuka zikoze ziba zikomeye cyane, dore ko zihitana ubuzima bwa benshi. Ari nabyo abaturage baje kubwira polisi ko bakwiye kureba cyane cyane ku bashoferi batwara izi modoka, ahubwo ko imodoka zishobora kuba atari zo kibazo, ahubwo ko abazitwara aricyo kibazo, kandi usanga ari abantu bakiri batoya, bityo ko bakwiye kugira discipline cyane cyane mu muhanda, bitewe n'uko izi modoka zikorera ibiro byinshi, cyangwa se zikaba zaterwa n'uko izi modoka zishobora kwikorera igipimo cy'ibyo zishobora kuba zatwara.